Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka Podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero reka twongere tuganire kuri iyi ntambara yo muri Ukraine ahakomeje kugaragara icyo nakwita nk'amacakubiri hagati y'inzego za gisirikari n'inzego za politike, aho uyu Zaluzhny ndetse na Zelensky batarimo kumvikana kuri byinshi. Tunaganire ku makosa abacommanders cyangwa se commanders b'ingabo za Ukraine bamaze iminsi bakora. Hariho impfu z'abasirikari benshi cyane b'abanya Ukraine bapfiriye muri Zaporizhia, tuganire abo muri Kherson, tuganire no kuri ibitero bya Ukraine ikomeje kugaba haba muri Crimea cyangwa se kuri aya mato y'Abarusiya. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast, ariko tunarebere hamwe icyerekezo cy'iyi ntambara iri kwerekeza hehe. Ese turimo turabona umusozo wayo uri hafi cyangwa se uracyari kure? Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast, ariko munabyibuke ko kubera ukuntu hakonje cyane tuba turi kwinywera ibinyobwa bya KDB dukunda cyane. Akaba rero ari ibinyobwa uzasanga ahantu hose mu ma supermarket cyangwa se mu marika store yose. Bakaba badufitiye vodka nziza cyane, bakatugira dry gin nziza cyane, bafite ama whisky meza cyane, bakagira ama wine, ama red wine, ama white wine meza cyane, aho bafite icupa ry'amaritiro 3. Murumva ko ushobora kurigura ukaritereka iwawe cyangwa se ukajya mu kirori cyawe hagashya. Iyo rero ni KDB ikomeje kuturyohereza nk'abana, bakangurira namwe guhitamo icupa rya KDB tukava kuri bwa buyoga bwa suruduwiri baba batubeshya. Yes, rero tudatinze reka twinjire mu kiganiro cyacu rero. Tuganira cyane ubushize, mu kiganiro cy'ubushize twaganiriye kuri interview Zaluzhny, umugaba mukuru w'ingabo za Ukraine, yari yagize, aho yavugaga ko igisirikare cye cyangwa se n'intambara ya Ukraine ubu ngubu bari muri impasse kubera ko contre-offensive itagishobotse, agaragaza ko bari bafite target yo gutobora bakaba bagera kuri Dnipro kugira ngo babashe gucamo ibice Abarusiya cyangwa se gucamo ibice Abarusiya bafashe. Akavuga ko rero ibyo bintu bitakunze kubera amakosa yagaragaje muri iyo interview, avuga uburyo ibyo yibeshyeho. Mushobora kujya muri interview twakoze cyangwa se ikiganiro twakoze ubushize mukabirebamo. Gusa noneho tunavugana Zelensky waje avuga ko batari muri impasse, ko intambara yabo ikomeje, kuko uwumvise amagambo ya Zelensky avuga ubona ko ari we muntu wenyine usigaye wizeye ko Ukraine ishobora gutsinda Uburusiya. Ubu rero akaba atangiye kububa amera nkaho atakara, kubera ko murabona ibihugu byose byafashaga Ukraine bitangiye gucika intege cyangwa se no kugabanya inkunga zabyo cyangwa se no kuzihagarika, cyane ubwo n'intambara yo muri Gaza yatangiraga. Murabizi ibi bihugu Israel niyo iri imbere cyane, inkunga zabo zose ubu niho zirimo kwerekeza. Uyu Zelensky rero akaba yaragaragaye avuga ko ibyo Zaluzhny yavugaga atari byo, ko urugamba rwabo barukomeje. Ibyo bikaba byaragaragaje gucikamo ibice hagati y'inzego za gisirikare za Ukraine ndetse n'inzego za politike, kubera ko inzego za gisirikare zirabona ko bidashoboka, zirabona ko ari ibikoresho, ari abasirikari, nk'uko Zaluzhny yabivuze muri iyo interview, avuga ko abasirikare bafite umubare mwinshi w'abasirikare bashobora no kwinjiza n'abandi benshi mu gihe Ukraine itarabishobora. Avuga ko rero icyo ngicyo ari ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ngibyo rero byose uyu Zelensky akaba atabibona. Zelensky rero mu ma interview nawe yagiye akora muri iki cyumweru cyashize, nyuma yuko inkunga nyinshi zigabanyijwe izindi zikagabanywa, we aragenda avuga ati mudufashe, muduhe ibikoresho turwane dutsinde iyi ntambara. Ubundi akongera akavuga ati noneho basi niba mudashaka kudufasha mutugurize aho ngaho. Ariko ho narasetse cyane, avuga ati mutugurize, abanya Ukraine bazajya ku ishuri bakore, bishyure imisoro, tubishyure amafaranga yanyu. Murabyumva rero ko hatabayeho gutekereza uburyo iyi ntambara yarangira, uyu Zelensky ashobora gushiduka ahubwo iki gihugu cya Ukraine yaragishyize mu madeni atazagira icyo kimara, kuko ibyose byari byo byose baguriza Ukraine byo kwifasha muri iyi ntambara ni ibintu bitazagira biyigeza ku ntsinzi. N'uvuga ngo ni ibintu abanya Ukraine bashobora kuzisanga bari kwishyura imyaka n'imyaka,
kandi ntacyo byabamariye, ibice byabo Abarusiya bafashe byaragumye ku Burusiya. Rero ni ibintu Zelensky yavuze mpita mbitekerezamo ibintu byinshi, kubera ko murumva Zelensky ashobora kuvaho, murabizi hari na za opposition ziri kuzamuka ahangaha muri Ukraine, ntabwo ari ibyo bibazo bihari bya Zelensky n'igisirikare, hari na za opposition ziri kuzamuka ahangaha muri Ukraine zibona ibintu ukundi. Ibyo byose rero bituma Zelensky ubona ko ashobora kuzasiga igihugu mu bibazo bikomeye cyane by'amadeni menshi cyane, kuko ako kantu nubwo yakavuze avuga ati noneho niba mudashaka kuduha nimutugurize tuzabishyura. Noneho hagiye kuvuga uburyo bazishyura, avuga ati abana bacu bazajya ku ishuri bige, bazakora, bishyura imisoro, twishyura ayo madeni. Imisoro twishyura niyo kwishyura, niyo kugira ngo ibihugu byacu bitere imbere. Niba ucuruza ugatanga imisoro, akazi kawe ukora ugatanga imisoro, ukayitangira igihe, uri umuntu ukunda igihugu, ikintu cya mbere uba ushaka no kugira ngo igihugu gitere imbere, imihanda ikorwe, ibitaro bikorwe, amashuri akorwe, ibintu byose bigende neza. Tekereza rero igihe ayo mafaranga twaba tuyasora twishyura intambara zitagize icyo zitumarira, twashyizwemo n'abandi bantu. Ni ikibazo gikomeye cyane, kuko ibyo binange nabyibazaga nkavuga ati ibi bintu byose barimo gutanga muri Ukraine ni free cyangwa harimo n'iby'amadeni. Ikigaragara nuko harimo n'iby'amadeni. Ibyo rero ni ibintu bikomeje kuba ibibazo bikomeye cyane. N'amatora yo muri Ukraine, uyu Zelensky arimo gushaka gusubiza inyuma, avuga ko igihugu kiri mu ntambara, amatora adashoboka, nyamara abandi atari ko babibona. Ikindi kandi kuba iki gihugu gishyira imbere kurwanira demokarasi, kivuga ko kiri mu bihugu bya demokarasi, ni ukuvuga ngo amatora agombye kuba uko byagenda kose, kuko mu mwaka utaha mu Burusiya amatora azaba. Ibaza igihe mu gihugu cya demokarasi azaba atabaye, aho bita muri dictature byabaye. Ubwo rero urumva ko ibyo byose ni ibintu abantu bakomeje kurebera hamwe. Twagaruka rero ku mirongo ya gisirikare cyangwa se ku mirongo y'urugamba, ukabona ko abanya-Ukraine bakomeje gukora amakosa menshi cyane ku rugamba. Twabonye cyangwa se abantu bakurikira babonye umubare munini w'abasirikare barenga 30 bapfiriye muri Zaporizhia, aho bari bateranyirijwe aba-officier. Mu by'ukuri ni aba-officier kuko bari bagiye gutanga imidari y'abari bamaze iminsi bitwara neza ku rugamba. Ahangaha rero aho bateraniye, Abarusiya barahamenye, drone yabo ibasha gutanga amakordone y'aho hantu, hahita haraswa, abasirikari bose bapfiramo. Ibyo akaba ari ibintu Zelensky yahise avuga ko ari amakosa bagiye gukoraho iperereza, yihanganisha imiryango y'abasirikari baguye muri icyo gitero. Ibyo rero bikaba ari n'ibintu bikwereka ko harimo ikintu cyo kunanirwa. Ni gute ufata abasirikari bakiri ku rugamba ukajya kubateranyiriza ahantu hamwe, uzi ko hejuru hari amaso y'Abarusiya. Ikindi kandi aha muri Zaporizhia ni ahantu Abarusiya batabura support y'abaturage, bababwira ati hano hari kuba ibintu. Ibyo rero ni ibintu byose bigaragaza ko harimo muri shene ya komandema y'abanya-Ukraine harimo ikintu kitari kugenda neza. Wanabihuza nanone n'indi tragedy iheruka kuba nanone muri Kherson, naho haguye abasirikari ba Ukraine benshi cyane gutyo, kubera kumenya aho bari kandi bahateraniye ari benshi. Nacyo ni ikibazo ko n'abasirikari bari bavuye ku ikosi bazanywe aho ngo bagiye gushyirwa ku mirongo y'urugamba, naho izi drone z'Abarusiya zirahabona, ziraharasa. Ibyo rero akaba ari ibintu byakoze mu nda cyane, cyangwa se byababaje cyane abasirikari ba Ukraine, bakomeje kugenda batakariza inzego zabo za politike cyangwa se n'iz'ubuyobozi bwabo zibayobora, barimo kugenda bazitakariza icyizere. Bikaba ari ibintu bigaragaza ko iyi ntambara ya Ukraine urebye neza, ukareba aho irimo kugana, iyi ntambara ya Ukraine urebye wavuga ko iri kugana ku musozo wayo. Irugana ku musozo wayo kubera ko niba ibi bihugu by'Abanyamerika, hakabaho ibihugu by'Abanyaburayi, byose birimo kugenda bihagarika inkunga zabo, abandi bakazigabanya, ntago Ukraine ishobora gusurvivinga idafite izi nkunga z'ibi bihugu byose. Ibyo rero bikaba bigomba kwisunikira ku meza y'ibiganiro, bikaba ari ibintu bikomeje kunyura hirya, ariko bisaba abayobozi ba Ukraine kujya ku meza y'ibiganiro n'Abarusiya kugira ngo barebere hamwe uburyo iyi ntambara yarangira. Bikaba rero ari ibintu tuzakomeza gukurikirana mu gihe Vladimir Putin we n'Abashinwa bakomeje kuzamura gahunda zabo, turi buze kuganiraho mu kiganiro gikurikira. Gusa nagira ngo tuganire kuri ibyo bintu byo ku rugamba, muri ibyo bintu biri kubera ku rugamba,
kubera ko hari n'umuntu wanyandikiye message cyangwa se wanyandikiye comment mu kiganiro twari twakoze ubushize tuvuga kuri aya magambo ya Zaluzhny, umwe mu bashyigikiye Ukraine muri comment cyangwa se mu bari ku ruhande rwa Ukraine nk'uko nanjye mubwira ngo ndi ku ruhande rw'Uburusiya, yaravuze ati uratubeshya ujye uvuga n'ibibera muri Crimea, uvuga ibitero abanya-Ukraine barimo kugaba kuri aya mato y'Abarusiya. Nibyo naranabibabwiye mu biganiro byabanje, abantu bakurikira ibiganiro dukora hano kuri Waka Waka mwarabyumvise, narabibabwiye, nababwiye ko igihe cyose Abarusiya batarabasha gukura abanya-Ukraine ku nkombe z'aya mazi, amato yabo ntabwo azigera agira umutekano. Ibyo rero ni igitero ushobora gutera gutyo kuvuga ngo narashe muri komandema z'Abarusiya muri Crimea, narashe ku bwato bw'Abarusiya, ariko none se ku mirongo y'urugamba icyo kintu hari ikintu gihindura? Icyo gitero baba bakoze, iyo drone babohereje muri Crimea, hari ikintu hindura ku mirongo y'urugamba? Nta na gitoya. Ibyo nibyo mba ndi kuvuga, ahubwo bikurura namwe isenywa ry'ibindi bintu byinshi ku ruhande rwa Ukraine bitakagombye gusenywa. Nicyo kintu navuga, nanakubwira nuko ibyo bintu bizakomeza kubaho igihe cyose Abarusiya batarakontorora izi nkombe z'aya mazi ku ruhande rwa Ukraine, bazakomeza kugira ibibazo by'ibi bitero by'abanya-Ukraine. Ikindi nakubwira nuko kuba nta kintu bihindura ku mirongo y'urugamba, abanya-Ukraine icyo baba bashaka, Zelensky cyabashaka ntabwo ni ukuvuga ngo we aba yabonye ko ku murongo w'urugamba yabuze amakuru, yabuze icyo avuga, ingabo ze ziri mu bibazo bikomeye cyane, noneho we agashaka ikintu kiri buze gukora highlight ko abanya-Ukraine barashe iki n'iki, abanya-Ukraine barashe aha n'aha, abanya-Ukraine bafite ubushobozi bwo kurasa aha n'aha. Iyo ngiyo niyo highlight uyu Zelensky aba ashaka. Nk'uko mubizi, ni umuntu wa media, ni umuntu ushaka kuvuga ko hari ikintu yakoze muri media, ariko mu by'ukuri ku mirongo y'urugamba nta kintu bihindura. Ntabwo ibyo ngibyo biri bwongera abasirikare ku mirongo y'urugamba, ibyo ntibiri buze gukura abasirikare b'Abarusiya muri position zabo ku mirongo y'urugamba. Kandi numbwira ngo hano hari ibibazo n'ibiki, nakubwira ko ubu ngubu ingabo za Ukraine zifite ibibazo bikomeye cyane muri Avdiivka. Nimukomeza kureba muraza kubona ko ahangaha hashobora kuzafatirwa umubare munini w'abasirikare ba Ukraine nk'uko byabaye muri Mariupol. Ibyo ni ibintu bishoboka cyane muri Avdiivka. So ni ibintu biba bitandukanye yo kuba waza ugatera akantu muri Crimea ukavuga ngo nagateye, bitandukanye no ko na operation irimo gukorwa n'Abarusiya ahangaha muri Avdiivka. Biratandukanye cyane. Niba murimo gukurikira intambara iri kubera muri Avdiivka, murabona ko ingabo za Ukraine zishobora kuzengurukirwa muri aka kagi zigahafatirwa ari nyinshi cyane. Ni ibintu bishoboka cyane, kubera ko ni intambara imaze igihe irimo kubera ahangaha, kandi dutegereje kureba uburyo izarangira, ariko ingabo za Ukraine zimerewe nabi muri Avdiivka. So rero iyi ntambara biba bisaba kugira ngo uyirebe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko niba ari highlight z'amakuru twarabibonye, abanya-Ukraine banarasa na drone zabo muri Moscow rwose. Ntubizi se ko zirahagera rwose. So rero utwo ngutwo ni highlight za Zelensky abashaka kumva ko yakoze akanaka, ariko nujya ujya kubibara ujye ugenda urebe ku murongo w'urugamba nta gihinduka. Batangiye batera izi drone bavuga ko bashaka kudestabiliza Abarusiya, batangire bigaragambye contre Putin, ariko ikiri kugaragara niki, popularity ya Putin iri kurushaho kuzamuka mu Burusiya no ku isi hose. Yego. Ikindi kandi hari undi nawe waje muri comment aravuga ati uri ku ruhande rumwe, umunyamakuru mwiza, nuvuga amakuru yo ku mpande zose. Njyewe ntabwo ndi umunyamakuru, iyi ni podcast yanjye, ndaza nkavuga ibyabaye, nkavuga uko mbibona, tukabisesengura, kubera ko twaje kubona ko abanyamakuru batubeshya ibintu byinshi, kuko umunyamakuru wese aba afite igitangazamakuru akorera, kiba gifite politike kigenderaho, kiba gifite misiyo bagihaye gukora. Twarabibonye muri izi za France 24, za CNN, za BBC. Ni ibinyamakuru twari tuzi ko bikomeye cyane, ariko urebye fake news bamaze iminsi batangaza, reba nk'ibiheruka byabaye kuri CNN batangaza inkuru
ngo y'abana mirongo ingahe b'abanya Israel baciwe imitwe. Iyo nkuru byaje kugaragara ko ari fake, ariko CNN yarayitangaje inshuro nyinshi. Murebe propaganda z'aya mateleviziyo za BBC za hehe zagiye zikora propaganda muri iyi ntambara. Putin afite kanseri agiye gupfa, Putin intwaro zamushiriye, Putin aba oligarque bagiye kumurekura, Putin. Uyu munsi kiri kugaragara n'iki, ni Putin ukomeye kurusha mbere, haba mu bya politiki, haba no mu buzima n'iki. Mwarabibonye mu cyumweru gishize yasuye Gerasimov na Shoigu ku birindiro bikuru by'ingabo z'Abarusiya, aho bamuhaye raporo y'ibiri kujya mbere ku rugamba, ibiri kubera muri Ukraine, aho uko bigaragara nuko Abarusiya barashaka kuba bagira igice kinini bafata kuri Ukraine mbere yuko binjira mu mpeshyi, na mbere yuko Vladimir Putin atangaza kandidatire ye mu matora ataha. Ni ugukomeza rero tukabikurikirana. Gusa nababwira ko ntabwo ndi umunyamakuru, abakunda abanyamakuru, hari abanyamakuru benshi kuri YouTube wagenda ukareba amakuru, ariko hano twebwe turasesengura, ukampa igitekerezo cyawe nawe kukibona, nundi akakima uko akibona, kugira ngo badakomeza kutubeshya. Iyi niyo mpamvu y'aya podcast cyangwa se amacano ari personal y'abantu baza bakavuga ati ngewe ibintu ndabibona gutya na gutya. Iyi ni Waka Waka rero, ni Waka Waka podcast. Ndabakunda cyane kandi ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Mu kanya tugiye kuganira ku biri kuba muri Israel, turebere hamwe ubwicanyi bukomeje gukorerwa ahangaha muri Gaza, n'isi iri kurebera ese ibi bintu biraganisha isi hehe, kuko duhora tuvuga ngo genocide never again, ariko ikigaragara genocide ishobora kuba irimo kuba cyangwa se iri kuba muri Gaza. Ni ukubikurikirana tukabireba, turaje tubiganireho mu kanya muri Waka Waka podcast. Dukomeze twinywera ibinyobwa bya KDB whisky, KDB dry gin, KDB vodka, bafite wine, red wine, bafite white wine, karito nziza cyangwa se icupa ryiza cyane waribona muri KDB ry'amaritiro 3. Dukomeze turyoherwe rero, amahoro kuri mwese.